Inshuti bakunzi bagitangaza TV muraho neza. Je nitwa Senyumva Meshaki. Uko mubireba rero no rwose ntabwo usanzwe. Bafitiye inkuru nziza cyane. Imana ishimwe urugendo rworoshye. Kureba ahantu abantu bajya gusengera ngo bakavugana n'Imana cyane. Uko mubireba rero ubutumwa tugiye wenda gusaba kutajya yanezerewe cyane kuko yacunguye Imana ishimwe cyane kandi yarambabari yangiriye impuhwe yangiriye amaraso yo mu mutima we yanezerewe cyane kuko yacunguye Imana ishimwe cyane ibyiza yakoze bifite umufasha Imana ishimwe cyane niwe umfasha mu bintu byose bikomeye Imana ishimwe cyane imiyoboro yanjye yose niko yizi murabona ko tugeze nyine hamwe n'ukuri berekezaga hafi y'aho gatoya twabanze guca ahantu abantu bagiye gusenga babanza kwicara bakabanza bakegerana n'Imana mu buryo bwo kwihana. Ubu turi kuvugana nk'uko mubireba hano nicaye ahangaho umuntu wese ugiye gusengera muri Ubutayu hano haruguru arabanza akicara akiyeza akitunganya mbese akabwira Imana ibyaha yakoze yarangiza akabisabira n'imbabazi. Ngaha rero ahangaha niho ngaha mureba hano muri no mugano kuri aya mabuye mureba ahangaha niho abantu bakunda kwigirana n'Imana bakayibwira ngo Mana tubabarire ibi n'ibi byose ukabisubiramo ibyo wakoze warangiza ugasaba Imana imbabazi ndetse ukanasenga ukabwira Imana nyine ikakubabarira. Nshuti yanjye umana natwe. Urugendo rwacu rero rurakomeje nk'uko twabibasobanuriye. Ubu ngubu turimo turazamuka noneho tugiye hamwe twababwiraga nyirizina amateraniro abera aho abantu bazamuka umusozi. Nabonye ari urutare ruteye ubwoba kabisa. Abantu barazamuka umusozi bakagenda bakavugana n'Imana. Hanyuma rero kuri turi kuvugana tugiye kuzamuka tugende tujyeyo. Ubu ni rwo rugendo dukomeje. Murakoze cyane.
Iyi ni Gitangaza TV muri kuganira. Gitangaza TV. Yego. Mumeze mutese? Turaho turashimira Imana. Ko muri hano se? Twaje gusenga. Ntabwo hano tuza ngo tuhamara igihe. Yego. Oya. Ahubwo tubirarana ku mutima, twamara kubirarana ku mutima, tukazinduka kare mu gitondo, izuba ritarava butaracya neza, tukaza aha hantu, tukinginga Imana. Tukazamuka urutare nk'uko warubonye, tukagera hejuru tugashimira Imana. Buriya iyo hageze uraruhuka, tugaragaza nk'uko Yesu yageze ku musaraba, yagera ku musaraba akavuga ati abantu barushye n'abantu baremerewe muze mu nsanga. Ubwo rero ntabwo ngo tuhafate iminsi, cyangwa dushobora kuza tukahirirwa, bwajya kugeza n'umugoroba tugataha tugasubira mu rugo kuko twose n'imiryango. Twamubonye rero n'umubyeyi aterera umusozi hariya hepfo, hanyuma twumva tugize amatsiko yo kuganira nawe, turavuga duti turaza gufata umwanya tumubaze impamvu zibimutera. Ni ahantu rwose udafite ukwizera ntiwahazamuka kuko nanjye naharebye ngira ubwoba. Watangira utubwira impamvu utera umusozi kuriya buriya no kubera iki? Murakoze cyane kumbaza icyo kibazo. Guterera uyu musozi tubikora mu ijambo ry'Imana. Bibiri tubwira ko Yesu azamutse umusozi. Azamuka umusozi kuko afite umubabaro mwinshi, ajya gusenga Imana. Umusozi witwa ngo iki? Umusozi twagetse Imana. Niyo mpamvu dusanze aha ngaha. Kuki mwaretse ahandi mwagomba gusengera mukaza aha ngaha ku musozi? Ntabwo twaharetse, naho turahasengera. Yego. Ariko ijambo ry'Imana tubwiye ngo dusenge ubudasiba. Ubwo rero niyo mpamvu udusanze na hano. Kuko ahantu hose twemera kuhasengera. Hanyuma se umwari muvuye aganaye? Tuvuye mu karere ka Gasabo, uriya mu murenge wa Kinyinya. Ubu uva mu murenge wa Kinyinya ugadenga imisozi nk'iyo narenze yose ukaza aha ngaha? Uretse na hano n'ahandi tujyayo, dufata n'imodoka tukaba twajya nk'Ibutare cyangwa tukajya n'Icyangugu. Mbese ahantu hose twumva twajya tukaruhukira aho hano tujyayo. Ubwo mujya mu bitare byahuye cyangwa ni ukuvuga ngo mbese cyangwa Kanyarira cyangwa aho hose tujyayo, za Kanyarira tujyayo, aho bita Murya tujyayo, muri Murya, iriya za Simerwa tujyayo, muri Sinayi. Ni ukuvuga ko rero ahantu hose twumva twajya tukahura n'Imana, aho hantu ntabwo twabura kutajyayo. Hanyuma se aha hantu mumaze igihe kingana gute muhateraniye? Aha hantu ntabwo ari ukuvuga ko tuza tukahaguma, ahubwo turazinduka, tukaza tukihirana n'Imana, tugasenga, tukaririmba, tugasoma ijambo ry'Imana. Twabure wigiye hepfo hariya wasanga aho uri hariya. Niyo mpamvu rero ngewe nanjye mba naje aha ngaha hitaruye, nkayibwira namara kuyumva nduhutse nkagenda. Kandi ibi nabyo nyine Yesu yarabivuze mu ijambo ry'Imana. Sinabwo mujya musoma Bibiliya ngo murebe, Bibiliya irabivuga. Bibiliya natwe turayisoma, ahubwo wenda wadusangiza umurongo urimo usoma aha ngaha, cyane ko urumva kuba wataye urugo ndetse n'ibindi byose ugafata uyu mwanya ukaza hano, wenda ufite n'umurongo muhuza muri Bibiliya, sinzi waganiriza nibyo abakurikiye Gitangaza TV, nibyo ubutumwa bujye bubageraho. Ijambo ry'Imana rirabisobanura neza. Gusengera mu rusengero ni byiza, ndetse no mu rugo tuzi ko turahasengera. Ntekereza ko nta muntu yamadasenze, niyo tuje nta ku musozi turahasengera. Kuba rero mugeze aha ngaha mukadusanga, turagira ngo tubabwire ijambo ridufashe, kuko ibi ngibi tubikomora ku mwami wacu Yesu Kristo waducunguye, akadupfira igorogota ku musaraba. Niho tubikomoraho. Nk'ubu dusomye muri Matayo ibice bya 26, tugasoma umurongo wenda turi ku murongo 36, titire y'amagambo iravuga ngo Yesu asengana umubabaro ari Getsemani. Ni ukuvuga ngo yari yimutse ahantu hari, ajya ku musozi witwa Getsemani, ajya kuhasengera. Ni ukuvuga ko rero umuntu afite umubabaro yigira ku musozi akabwira Imana. Reka rero dusome ijambo ry'Imana ku 36, baravuga ngo Yesu agerana nabo ahitwa Getsemani, abwira abigishwa bati nimube mwicaye aha nigire hirya nsenge. Ntiwumva se ko nabo yigiye hirya agasenga? Hari abantu bari bajyanye, ariko aravuga ati ngiye kuko mfite ibintu bindemereye umutima, reka nigire hirya ho gatoya nsenge. 37 ajyana na Petero na bene Zebedayo bombi, atangira kubabara no guhagarika umutima cyane. 38 maze Yesu arababwira ati umutima wanjye ufite agahinda kenshi kenda kunyica, mugume hano mube maso nanjye.
aba ni abantu bari bajyanye na Yesu gusenga n'abigishwa be. Hanyuma rero ageze kuri uno musozi arababwira ati njye mfite agahinda numva kandemereye kangose mureke nsenge ariko mwihangane mubane maso nanjye. Hanyuma babanaho nawe igihe gerasenga nkuko twabisomye mu ijambo ry'Imana. Noneho 39 akavuga ngo yigira imbere ho hatoya arunama arasenga. Ntumva yigira imbere ho hatoya atanuka n'abandi bari kumwe noneho arasenga. Ati data niba bishoboka iki gikombe kindenge urumva ibintu bya bimuremereye. Yabonaga iki gikombe kugiterura atakibasha. Ibi rero yavugaga rwaro urupfu rwo yabonaga imbere ye. Kuko Yesu yarazi byose yabonaga yuko bagiye kumwica bari kumugambanira kuko yari yaje gucungura umwana w'umuntu. Hanyuma rero icyo gikombe ngo yabonaga kitagira gute kitari bumurenge. Niyo mpamvu yigiye imbere ho gatoya arasenga abwira Imana ati data niba bishoboka iki gikombe kindenze. Ariko arongera arigarura avuga ati twatwize kuri 39 yigira imbere ho hato yarunama arasenga ati data niba bishoboka iki gikombe kindenge ariko bye kubuko ngewe nshaka ahubwo bibuko wowe ushaka. Urumva rero natwe dufite ibintu byinshi bituremereye bitureje umutima twifuza kubwira Imana ariko tuyibwira tuti bibuko ushaka. Niyo mpamvu rero ubona twataye ingo tukatabagore tukatabana tukiyaza hano hiherereye tukajya kuri umusozi tugasenga tukayibwira ngo Mana nuzu turengere. Urakoze cyane. Bakunze bagitangaza TV rwose mukurikirane mujye musoma Bibiliya mwumve ikijambo ry'Imana rivuga ku gusenga. Ariko ko numvise ufite impano yo kubwiriza cyane ndetse ngira amatsiko yo kumenya uri umukristo? Nge ndi umukristo turusengera mu itorero rya DPR. Turabakristo rero n'umuryango wacu. Hari ijambo riba mu gitabo cya Yosuwa rivuga ngo nge tuzakorera Uwiteka. Niyo mpamvu rero tumaze gukiza twarikiza ku mutima. Turavuga tuzakurikira Yesu tumukorere tumwumvire tumwigaragarize kuza hano no kugira ngo tumwereke yuko tumukunda. Turi kumwe rero na Mukagatete Grace ndetse na mugenzi we witwa yitwa Miriam. Hanyuma rero uyu mukobwa afite ijambo ashaka kuganiriza abakunzi bagitangaza TV. Twaguha ikaze ukabwira abantu uwo murongo. Murakoze. Murongo numva ufashije naganiriza abanyumva bashobora kunyumva bose. Ijambo rimfashije riri mu Efeso. Rwandiko Paulo yandikiye itoro rya Efeso ibice 5 ku murongo w'10. Haravuga ngo mushakashake uko mwamenya ibyo umwami ashima. Ku murongo wa 11 haravuga ngo nimwifatanye n'imirimo yabo umwijima itagira umumaro ahubwo muyihane Imana ibagirire neza. Urwacu twese biratureba ko niba twaramenye inzira y'umusaraba twaramenye Kristo nk'umwami wacu dukwiriye gushaka ntago ari ugushaka rimwe ni ugushakashaka ni ubushakashatsi. Haleluya. Ni ubushakashatsi ko twamenye ibyo umwami wacu ashaka. Imana nibagirire neza. Murakoze cyane. Inshuti bakunze bagitangaza TV murabibona ko igihe tugezemo n'icyo gusenga ndetse tugashaka umwami Imana. Hanyuma rero Imana nayo umugisha. Kandi murakoze cyane. Bakunze bagitangaza TV Imana namwe umugisha. Inshuti bakunze bagitangaza TV nko mubireba hano turi kumwe n'umukobwa witwa Jacqueline. Hanyuma nawe turagira ngo atuganirize. Muraho neza Jacqueline? Muraho neza. Yego. Hanyuma rero nawe watereye umusozi hari icyo uje kubwira Imana ndetse hari n'iki kuri ku mutima kugira ngo ugisangize gitangaza TV iki kuri ku mutima cyane cyane nk'ijambo indirimbo ni karibu. Ndagufashwa n'ijambo ry'Imana. Naho ndiho napfa nziko nkundwa n'Uwiteka Yesu amibyo nkena byose ndamahoro. Imana ishimwe cyane. Imana icyubahiro. Nkunda kira gitero cya kabiri n'abazi ibyago byinshi ngewe ndamahoro. Arangije aravuga ngo Yesu n'umukiza wanjye ajya dukiza ibyago byinshi ajya dukiza indwara ajya dukiza abarozi ajya dukiza ayiwe ibibazo tugoye. Yesu n'umukiza wacu. Imana ishimwe. Arangije aravuga ngo niragije Imana data mu muri Yesu Kristo. Arangije aravuga ngo nejejwe n'umwuka wera.
Imana ishimwe. Amen. Yesu akugirire neza unyumva ugiye nyumva yumve ko Yesu ari urera yumve ko ari wowe Yesu ari ugabura umusaza unyumva yumve ko Yesu utakurama Yesu umukiza wacu Imana ishimwe kandi ni byose kumufite Imana ihabwa icyubahiro namubonye yarandeze kuva mu myaka 10 mumenya kugeza mu myaka 40 gutyo irenga utundi dukeya Yesu twabanye neza n'inshuti nziza niyo mujya mwirata ngamuvuga neza mfite ijambo rero nkunda kubwira abantu riri gufi cyane ri mu bakora n'ibice 8 n'umurongo wa 3 bikamwe natatu dufasha ari dusomere biravuga ngo ariko ukunda Imana umenywa nayo Abakorinto urwandiko rwa mbere rwo nk'ukuri n'ibice 8 umurongo wa 3 haravuga ngo ariko ukunda Imana ni umenywa nayo. Imana ishimwe. Haleluya. Imana duhana umugisha. Ibi byose dushobora nuko dukunda Imana kandi Imana yacu niyo nziza irareba ntago imeze nka twebwe turyaryana nigira igipimo gikwirika bango koko uira umuntu amaze kugera ahantu numva nkunzi burya ushobora gukunda amafaranga akakuvaho igihe kikagera agashira inshuti zikakuvaho imiryango kwanga ariko ukunda Imana nibimenwa nawe ikakugaragaza ko yakumenye ikakurinda mu byago n'amakuba ikakuhera amahoro mu byuhuye nabyo mu ntambwe zose mukarwana intambwe nziza Imana ishobora kubana natwe twese uko turaha kandi isubiza ibyifuzo bya buri wese bitwumva ndetse Imana bashoboze kwikunda no kubana nawe neza Imana duhana umugisha murakoze. Jacqueline urakoze cyane udatuganirije ijambo ryiza ridufashije hanyuma uragira uti ngewe n'umukobwa mfite imyaka 40 irenga utegereje Imana kandi wihanganye banye neza kandi no kuri pe Imana ishimwe hanyuma uragira uti ngewe n'umwana wireze mfite imyaka 10 Yesu yabanye nanjye Yesu wandeze ndetse narakwirera nkibasha. Jacqueline ushobora kuba ufite ubuhamya nyinshi incamake gatoya nk'abantu bakurikirana Igitangaza TV Yesu yagiye nagira neza mu myaka yagiye amfasha yego umugama agiye rwana nawe rwo yabanye nanjye arandinda ku burinzi bukomeye nk'umunota umwe cyangwa umwe n'igice yego ukuri aho ababyeyi bari bageze bamaze gupfikira na kane nabonaga ko birangiye namaze kurangiza gutangira segonderi imyaka 12 yagiye mu bwenge na mushima kuko iwacu barabapaga bitwa abakatolika batazi ibyo babarokore kama tugiye mu barokore nagiye muri mu wa kane ugiye kumuswa mu ishuri aragomba ari mu muhanga mu bana twavukanye 6 n'ingiye watsinze ikizami cya leta yatsindiye muri segonderi ibi ni Yesu wabikoze imbaraga ze kuko ntabwo ngewe sinawe mwiza nta n'umyanige nyari mu bagaragara ko njye wavutse mfite uruhu rwihariye iwacu ubwo rero numvaga ko ahari kuko ibyo bavuga nshobora bashobora kuba byazabaho kuko Yesu yagaragaje imbaraga ze nirangiye rero mniva yarabuze njya mu myuga ndira barosaza banjye 9 karindwi kudoda mbese nkumva ko birangiye ibyo kwigaruna byamvuye mu myaka 10 hamwe gusenga Imana irambye tuzasubira kwiga kaminuza niziga na kaminuza nkumva nibivaho nayo ni mwaka umwe wa mbere kwiye segonderi ubwo rero byarangiye nize segonderi irangiza mu diplome iramfasha mbona buruse njya kwiga na kaminuza irangiza Yesu ntacyo mushinja nuko nta kazi ndafatisha ariko Yesu yavuze ijambo risohoza ndamubashimiye ni byose kumufite sinishwe n'inzara yaranyambitse yarangaburira mbese ntacyo mushinja urabona ko tubanye neza ntacyo mushinja rero ndamubashimiye umubyeyi mwiza niwe mu data mwiza Imana ishimwe. Inshuti bakunzi bagitangaza TV ntago byoroshye Jacqueline mubona ntawamenya ubu warize uburangiza segonderi biga na kaminuza cyane bize kuri Yerika byajye n'iterambere 2016 yegereje Yesu hanyuma ukagira uti mu bana tuvukana ninjye wavutse mfite uruhu rwihariye cyane rero banyari bwinshi byo nakugira ubu nabwo mafata ikindi gihe cyose tuteguye igihe cyo kuzaganira yego tukaganira kuko Imana iracyakora ataracyakora ntacyo mushinja rwose ntacyo mubona. Inshuti bakunzi bagitangaza TV Jacqueline tuzongera tumusure hanyuma agire byinshi atuganiriza kuko ndumva afite amateka kandi yihariye. Imana ibamugisha mwakoze cyane rero mugume mu mavuta kandi mukomeze yego ndani ni ibiri ko mwazacaka yego 3 rimwe ndani 2 4 rimwe 3 4 6 yego muri ngi ukakira muri kwari ya kabiri yitwa Ineguza yego kanserege kabazi imbere ya kakira. Jacqueline urakoze cyane Imana igumugisha kandi mukomeze musenge Imana mugumemo neza murakoze nawe kandi turagushimiye cyane Imana igumugisha Imana ishimwe cyane kandi ibyo mfite byose niwe wabimaye Imana ishimwe cyane kandi yarambabaye
bari yangira imbahore yambiriye amaraso yo mu mutima we ndanezerewe cyane kuko yancunguye Imana ishimwe cyane kandi yarambabari yangira imbahore yambiriye amaraso yo mu mutima we ndanezerewe cyane kuko yancunguye Imana ishimwe cyane ibyiza yakoze mbifite mu mufasha Imana ishimwe cyane niwumfasha mu bintu byose bikomeye Imana ishimwe cyane imibabaro yanjye yose niko ayizi ahindura iyo mibabaro ngo anezeze Imana ishimwe kuko yumva amasengesho